Mana wampaye umwari mwiza kandi w'imico myiza rwose. Twagira ngo rero dushimire abageni baduhurije hano Mwiseneza Rodrigue na Uwibambe Alice. Nagira ngo mbasabe ibigerejwe. Umunsi udasanzwe, umunsi wabo, umunsi w'umunezero, umunsi w'imiryango yabo, ndetse umunsi mu by'ukuri imiryango yizihiwe kuko ije gushyigikira abana babo, abana bayikomokaho. Kubw'ibi birori bitangaje, natwe rero nk'ubuyobozi tubahaye ikaze mwese, tunabashimira ko mwatoranyije uno murenge kugira ngo gushyingirwa kwanyu bariho kubera. Imirenge ni myinshi, ariko kubona muhitamo ko gushyingirwa kwanyu kubera hano nabyo ni ikintu mu by'ukuri tubona ko ari ikintu cyiza kandi tubashimiye. Ni umuhango rero twavuga yuko urangwa n'ibice bibiri. Igice cya mbere kurebera hamwe amategeko, ariko navuga ko tutagiye kwigisha abantu bagena amategeko, ariko nk'uko inyigisho zacu ariyo ishingiraho, turareba ku itegeko nshinga, turebe n'itegeko rigenga abantu n'umuryango, hanyuma tuze gusoza twakira indahiro. Mwese rero tubahaye ikaze kandi twifurije ibirori byiza bano bageni, kuko umunsi wo gutera intambwe ku gushyingirwa. Impamvu tuvuga ko ariko ukurikije amategeko, nuko ahandi bo mushobora kuzasanga mu bihugu bimwe bo ugushyingirwa kwemewe muri icyo gihugu, nuko bakubwira ko n'usezeraniye mu rusengero nawe aba asezeraniye mu buryo ukurikije amategeko y'ibyo bihugu. Ariko twebwe ugushyingirwa kwemewe nk'uko leta yacu rero ibyemera. Uburenganzira bwo gushyingirwa no kugira umuryango burengerwa n'itegeko. Bageni twagira tubabwire yuko tunabibutse ko leta irabazi kandi leta irabashyigikiye. Ibashyigikiye kubera ko yashyizeho amategeko agomba kurengera umuryango mugiye gushinga. Nta muntu ushobora kwifata ngo avuge ngo araje adurumbagatanye cyangwa se abuze umudendezo umuryango cyangwa urugo rwanyu. Niba mwaje hano ku bushake bwanyu, twabibutsa yuko inshingano ziva ku gushyingirwa, ku masezerano yo gushyingirwa, mugomba kuzubahiriza. Ariko nanone ndizera ko mwaje hano mu mategeko nyuma y'indi mihango yakorewe imiryango yanyu, imihango ijyanye n'umuco, ngo abakuriye imiryango mu kanya baraza kutubwira. Dufite ariko nanone itegeko rigenga abantu n'umuryango. Twabonye ko gushyingirwa kwemewe ni uguhuza umugabo umwe n'umugore umwe ku bushake bwabo, ariko kugakorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Ariko uko gushyingirwa itegeko rivuga ko gukorerwa ku mugaragaro, nta kintu cyo guhisha kirimo. Ni nayo mpamvu mubona amadirishya akinguye n'inzugi, buri umwe azi ibyo turimo hano. Imyaka isabwa bo barayujuje, ariko nanone hari ibintu bifatwa nk'imizigo ku bantu baje gusezera. Bagomba kuba badafitanye isano hagati yabo, kubera ko bafitanye isano uvandimwe itaziguye ntushobora gushyingira n'ibindi. Ariko noneho bageni, itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga yuko niba muje gusezera mugomba guhitamo uburyo muzacunga umutungo wanyu bitandukanye n'uko wari ubaye. Uburyo bwa mbere rero ni ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange ni iki? Ubundi muri rusange gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwukoresha kandi kuwukoresha neza ndetse uko bikwiye, kuko abahisemo ivangamutungo rusange bacungira nk'umutungo wabo bakawuvanga mu buryo bungana, ari uwimukanwa ari n'utimukanwa. Ubwo ni uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhano. Iyo ni amasezerano abagiye gushyingiranwa bagirana bakumvikana gushyiraho umutungo bazahaha kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo, baba bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizunguru. Kuvuga ngo ubwo buryo butandukanye n'ubwa mbere. Butandukaniye aho buri wese azana ibye ku ruhande rwe, noneho bakabihuza, ariko iyo rafite mbere buri wese akagumana ibye. Ariko iyo bamaze kubana
ibyo baba bavanze n'ibyo bamaze kubona bamaze kubana. Ibyo rwose akurikiye mwavanze umutungo mwahashye muri kubera ko ibyo wari ufite mbere birakomeza bikaba ibyawe ku giti cyawe. Uburyo bwa nyuma ni ivanguramutungo risesuye. Iyo rero uriya amasezerano nayo mugirana mukumvikana ko nubwo mugiye kubana ariko buri wese umutungo afite mu rugo cyumvikane neza rero, ndetse itegeko rigena n'ibyo umuntu atagomba kurenza atanga bitewe n'uburyo bw'amasezerano yahisemo bwo gucunga umutungo. Bagenera icyo nagira ngo nkibibutse, tugiye kubaha umwanya rero uhagije, manze mubitekerezeho, hanyuma uburyo muri buze guhitamo aba ari bwo mutubwira tubwandike mu gitabo cy'abashyingiranywe cy'umurenge wa Nyamata. Babahaye umwanya rero bageni, ubwo ngo dusabe Mwiseneza Rodrigue na Uwibambe Alice Bigirejuru. Twahise bivangamutungo rusange. Aha, Uwibambe. Ivangamutungo rusange. Aha, tubaha amashyi menshi cyane. Ivangamutungo rusange rero bageni mu buryo bwiza muhisemo bwo gucunga umutungo kandi mukawucunga mubyumvikanyeho. Abantu iyo babonye ubushobozi baratangiye ari ntabwo biba bibaye intandaro yo kugira ngo ubushobozi baburwanire, ahubwo abantu basubiza amaso inyuma bakavuga bati tuvuye tugeze byinshi. Rero murabizi, niyo mpamvu mwagize igitekerezo cyo kuza hano, nuko ibinshi mubifiteho ubumenyi, byinshi murabizi mwabiganiriyeho. Ntabwo rero ntawemerewe kugira icyo akora atabibwiye mugenzi we, iyo ni inshingano. Ariko nanone umutungo abantu bashobora gutangira ntawo bafite, niko nari mbabwiye, cyangwa mugatangira mufite, ariko uko mubyitwaramo nubwo uwo mwari mufite utawumvikanyeho irangira nabi, ndetse n'undi mwabonye mutawumvikanaho nabwo ntibagendere neza. Ariko dukurikije uko tubabona mwebwe turabona byose muzabyitwaramo neza. Ariko nanone hari impamvu zo gusesa ishyingirwa. Ishyingirwa riseswa kubera impamvu ebyiri. Cya mbere ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Icya kabiri ni ugutandukana burundu. Kimwe muri ibyo uko ari bibiri iyo kibayeho tuvuga ko gushyingirwa kutakiriho, kuko icyabahuzaga yari aya masezerano. Iyo atakiriho rero gushyingirwa nyine kuba kutakiriho. Ariko dushobora no kwibukiranya ngo ubundi ni izihe ngaruka zo gutandukana. Iya mbere ni kubageni. Iyo mwari mwarasezeranye mugatandukana muba mutakibana nyine, iyo ngayo ni ingaruka. Ingaruka ya kabiri ni kubana. Iyo mutandukanye nyine mujye mureba kenshi urukiko uko rwanzura, ruravuga ngo abana bazarerwa n'umubyeyi runaka. Iyo hagaragayeho amakosa nyine ikiguzi rwaguha abana. Icya nyuma rero ni ku mutungo. Nanone iyo mutandukanye umutungo witaga ko ari uwawe, nta cyagutangaza rwose ushidutse ntawe ufite. Mu bushishozi bw'urukiko rukavuga ngo umutungo mwari mufite urafatwa n'umubyeyi runaka awutungisha abana. Ibyo rero ubwabyo ni ingaruka zo gutandukana. Ariko noneho nyirizina impamvu ni izihe? Iya mbere impamvu zo gutana burundu, impamvu tuzigarukaho ni ukugira ngo tuzibwire abageni bazumve bazabigendere kure. Iya mbere ni ubusambanyi, guca inyuma umwashaka. Icya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Aha ngaha ni igihe ntabwo ari ukuvuga ngo wagiye amezi 7 arashiroga rikoye, ni igihe umwaka washize. Ikindi ni igihano cy'icyaha gisebeje. Bageni ni inshingano mufite zo kubahana, guhana ibibatunga, mukabiha abo mukomokaho, ndetse mukabiha n'abo bakomokaho. Ibyo byumvikane neza. Ariko tuvuze ngo igihano cy'icyaha gisebeje, nuko buri wese afite iyo nshingano yo kubahisha mugenzi aho ugenda aho ukorera. Ikindi ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Twakwibukiranya ko urugo rugizwe n'umugore n'umugabo n'abana. Umugabo niwe mutware w'urugo, ariko iyo nshingano iyo turebye dusanga abageni muyihuje, kuko ntawe ushobora kuvuga ngo agiye kuyiharira undi. Ari ibyo ushobora kuvuga uti ufite iyo nshingano yego n'umugabo niwe mutware w'urugo,
ubwo se afite nk'akazi agahagarara mugenzi we agafite, icyo gihe se bigenda gute? Iyo ni inshingano. Ikindi ni uguhoza undi ku nkeke, amakimbirane, intonganya za buri munsi. Bageni buri wese azabirinde mugenzi we. Ikindi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uko ryaba rimeze kose. Niyo mpamvu abantu nyine bo batandukanye n'ibisimba. Iyo tuvuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina, n'iryo ari ryo ryose rishobora kugaragarizwa ibimenyetso hagati y'abantu ko ari bato. Ikindi no kumara imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. Nongere mbabaza abageni, niba mu nyigisho ngufi cyangwa bameze kose bahawe, twumve niba mugikomeje gahunda yo gusezera. Aha, tuba amashyi menshi cyane. Jewe Mwiseneza Rodrigue maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, bemeye nta gahato ko wowe Uwibambe Alice umbera umugore, ukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwibambe Alice maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mwiseneza Rodrigue umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mushenyi Innocent, umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Nyamata, maze kumva amasezerano ya Mwiseneza Rodrigue na Uwibambe Alice bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, ishingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Mwiseneza Rodrigue na Uwibambe Alice bashyingiranywe uko amategeko abiteganya. Kwibarutse bakaguha uburere n'ubupfura mukunzi. Ndashimira ababyeyi bakwibarutse bakaguha uburere n'ubupfura mukunzi. Mwana wambaye umukunzi, nzakwitura kumukunda. Mwana wambaye umukunzi, nzakwitura kumukunda, kuko nawe wamumpaye umukunze. Inshuti zacu, abavandimwe, inkoramutima, abantu b'ingenzi cyane, turabashimiye kubwo kudushyigikira mu bihe nk'ibi ngibi, mukatuba hafi. Turabashimiye kubwo kwiga mu mwanya wanyu, hari byinshi mwagombaga kuba muri gukora
byanabagira n'izindi nyungu, ariko kwigomwa kubw'urukundo mukomeza kudukunda mukaza kudushyigikira. Ni iby'ingenzi rero kubabona mutugaragiye mwishimye kandi mutwereka yuko turi kumwe muri uru rugendo. Nta bintu byinshi navuga si ibyo gushima Imana, dushima ababyeyi bakomeje kutuba hafi batugira inama umunsi ku wundi, kandi n'inshuti zagiye zituba hafi turazishima. Akanya nk'aka ngaka rero icyo twifuza ni uko mukomeza kudushyigikira no mu bindi bigiye kuza imbere, kuko twagiye umurenge nibyo, ariko hari n'ibindi bigomba gukurikira. Bizakurikira ni ugusaba no gukwa, bizaba ku itariki 12 z'ukwa 12 2020. Icyo tubifuzaho ni inkunga y'ibitekerezo kugira ngo ibikorwa bizabashe kugenda neza. Murakoze kandi Imana ikomeze umugisha.